Ese waruzi impamvu utekereza uko? Ese waruzi impamvu utinya kiri ugatinya kino? Ese waruzi impamvu witwara uko? Yumva umuntu atekereza nabi, yitwara nabi, mu cyimbo cyo kumucira urubanza, at least uzoze umushakira umuti, kuko urunigo rutonde rw'impamvu zibiteye. Ese hari umunsi wari bwicare hasi utekereze nk'iyo ubonye nk'umukobwa ukumva uramukunze, ariko waje gutera nk'intambwe kwa ugira icyo umubwira, ukumva hari uburyo mu by'ukuri utekereje kandi ukumva biguteye ubwoba, ugatanga ugatekereza ku nshingano ugiye kubamwo, ugatekereza ukuntu ugiye kubura identity yawe, ugatekereza uburyo wewe ubwawe ugiye kubura umudendezo wo kwigenga. Hahandi niba ushaka kuja ahantu ubanza kumutelefone ukamubwira ati sheringi aha, hahandi ushaka gukora iki, ku buryo nunakora n'ibintu utamubwiye bishobora kuzana intambara. Ushobora gutekereza uburyo utari mwiza bihagije ku buryo ki mu gihe cyahazaza ushobora kuzabazana intambara bivanye n'ukuntu nawe ubwawe wizi kuri mubi. Ushobora gutekereza ushingiye ku bandi nkunda z'abandi bantu zagiye zanga, ukavuga ati abahungu b'iki gihe ni fake nta kigenda, cyo ukavuga ati abakobwa b'iki gihe nta kigenda. Ushobora no kureba ukuntu iwanyu urugo rwanyu rwakuze rwubatswe nawe ukavuga ati nkurikije ukuntu papa yari ameze sinshaka kubaho nabi nka papa, nkurikije ukuntu mama yari ameze sinshaka kubaho nabi nka mama. Uburyo bagenda babayeho, ibyo bintu byose ni igitekerezo, ni ubugwayi bwo mu mutwe bituma ureba uko nguko bwitwa gamophobia. Tekereza ko uno munsi wa none hari umuntu ushaka gushira ahantu hejuru mu metero 2 agatitira akagira ubwoba nuko kamushiramo. Tekereza umuntu ashobora kubona nk'igikere akagira ubwoba agatitira umwuka ukenda kumushiramo ikinyabwoya. Umuntu kubona ahantu acafu yakumva hari ukuntu yiyumvishamwe mu mutwe, akumva hari uburyo atameze. Hari abantu batinya umwijima, hari abantu batinya ahantu hafunganye. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko umuntu afite urugero runaka bw'ubugwayi bwo mu mutwe. Niyo mpamvu rero nko ku muntu amaze gusobanukirwa nk'ibintu byinshi yitegereje cyane, buriya twakagombye kuba dusobanukirwa bagenzi bacu mbere yo kubacira urubanza, ahubwo tugashaka umuti twese hamwe. Umuti rero uva mu byo dusoma Bibiliya, ibitabo by'ubwenge, gukora self meditation n'ibindi byinshi, no kuza wumva amajambo y'ubwenge. Ikindi kibazo cyugarije isi ni narcissism, ikigwara cy'ubwibone cy'ubwiyemezi gikomeye cyane, hamwe umuntu yireba agasanga niwe mwiza kurusha abandi. Icyo kigwara inkumi, imisore, abakecuru, abatama bose cyagiye kibafata mpiri. Hari abandi nabo usanga badakugwa ku ijambo, ari intagondwa, abantu batumva bameze ukuntu. Abo nabo bafite ikibazo bitwa ngo ni OCPD, Obsessive Compulsive Personality Disorder. Ni ikigwara gikomeye cy'ubutagondwa. Yari wa muhungu wanyu Nzisabira Imana Moses. Shalom.